uri umukobwa kandi mwiza uretse no kuba warabaye Miss, uko abahungu bakuvugishaga bagutereta bakurambagiza no kuba warabaye Miss ubona ari cyahindutse? ahubwo bose sinzi bagiye n'abamvugishaga baragucitse n'abamvugishaga bose baragiye. Sure. Yeah. Ariko banza biterwa nuko hari amakuru nagiye numva ngo umuterankunga wa Miss Mulenge Sam K Dodose ngo muri mu rukundo nawe ntibishobora kuba byarabaye impamvu abantu bitaza turi yakira yabaye booked. Iyo makuru batubwira ko bayakuye. Aya ntabwo ariyo mpamvu ahubwo wenda wasanga wenda barahise bibwira ko wenda nakwirata cyangwa se abo navugishaga wenda nahita mbona mbagiye hejuru mu by'ukuri kandi atari byo. Ariko urebye nyine bariyongereye yego ariko ntabwo bazaga. Kose ni gute mwumva ngo ngakazi ngo nakabagore ngo gukorwa n'iby'abagore, koza amasahani n'iby'abagore, kugira gute n'iby'abagore, yirugwe mu kazi atahe abana basinzire mu ntebe ntibararya, inzu ntikoropye, amasahani ntiyogeje, ngo kubera ko ari akazi k'abagore. Mu by'ukuri kandi akibi wabo yarabikoraga, ariko kubera ko ngo yashatse ntago yafasha umugore aruhe mu mutwe aruhe umubiri kandi yaraje ari umufasha atari umukozi. Tizoro. Ariko sasa niki wabwira rero abategura Miss Mulenge, niki wabwira abayitegurirwa? Abayitegura nababwira ko bazongeraho wenda ibintu birenze, wenda mu bajaji bakongeramo abajaji babyigiye cyane babifitemo ubumenyi. Usibye kuba warafashije abantu kuko inzozi zawe zari zimeze, wowe ico byagufashije nkawe niki kuba warabaye Miss umwaka ushize? Ico wagezeho, ico byagufashije ushobora kubwira umukobwa wifuza kwiyamamaza camukurura nawe akiyamamaza niki? Hanyuma niko utekereza ku gihugu umukobwa wabaye Miss uri hanze y'igihugu ciwe uri mu buhungiro? Ikintu ntekereza ku gihugu cyanjye wenda ntangiye kubyumva vuba, kera ntabwo nabyumvaga. Kera nk'umuntu ngambwire ngo se ngo mwazagiye kurwana igihugu, numvaga uyu muntu ari kutubwira tujye kwiyahura. Nta uzi ujyayo ngo amare icyumweru none ari kutubwira natwe tugiye, ariko kuri ubu ngubu nsigaye mbyumva cyane. Ntabwo tuzakomeza gutegereza, twavutse izi ntambara ziri kuba zirakomeje, nidutegereza ngo tuzabone igihugu n'ukuri sinumva ko byadushimisha cyane turamutse tubonye igihugu ari abandi bakirwaniriye. Mu minsi ishize hagiye havuga ko Miss Theodora yasohoye video yambaye ubusa, kuko twagiye tubona n'abandi bakobwa benshi babikoze, ariko ngize amahirwe kukwibonera noneho. Ibyo bintu byaba byarabaye, nimba bitarabaye ubona byaratewe n'iki kugira ngo bakuvuga abantu kuri none ngo wambaye ubusa kandi uri umukobwa w'intangarugero mu bwoko? Reka mbaye ikaze inshuti mwese muteze amatwi iki kiganiro kuri radio na televiziyo BMC. Nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure, ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira, umutumirwa uri special, bivuga ko ari umutumirwa udasanzwe. Ni Miss Mulenge 2022 Miss East African. Niwe twatumiye kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro. Abantu bakurikira social media kuri platform zacu, ejo hashize habaye umuhango se cyangwa ikirori cyo kubasezerera, ariko mwari ko mwako bashiramo ko kantu gusa kubasezerera nuko bashimira ubwo basozaga manda yabo y'umwaka, aho barimo gutegura indi Miss izatangira very soon. Wenda muri kiganiro muraza kubimenya, ariko kandi kubera ko umwanya bari muto ntabwo twabonye umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire n'aba Miss bacu, batubwire 1 2 3 mu byo bakoze mu gihe cyabo bahawe aya mahirwe. Uyu munsi rero turaza kuba tugaruka kuri ibyo ngibyo muri kiganiro, ariko reka mbanze nakire umutumirwa wacu abaramutsa bibwire. Murakoze cyane. Amazina ni Twishimiye Theodora, Nyakama, umweshwa wasita. Iwanyu muri Kongo ni he? Iwacu ni mu Minembwe Rundu. Rundu urahazi? Ndahazi. Warahabaye cyangwa urahumva? Nigeze kwagera ariko nari nkiri umwana mutoya.
ariko hari ibintu bimwe njya nibuka. Nk'ibihe? Ku ishuri ryitwa Mufariji, uruzi rwitwa Gateme. Wigeze uja kuvoma ukikorera amazi mu gasafuriya kugira ngo ahubwo haruguru baza bagira? Oya, nayo nkiri muto ariko hari shangazi wacu wabaga hakurya, so twajyaga kumusura tukarwambuka urwo ruzi, niyo mpamvu ndwibuka. Wow, ni iki kindi uza wibuka Theodora haruguru? Ni byinshi. Ukuntu kaka yajyaga tubyutsa mu gitondo yatwokereje ubugari tugasomeza amata. Wari umutsima wakeje wagatimbo? Ubugari bwaraye akabyuka abwotsa tukanywesha amata. Kandi muzikorera apana ku mbabura? Yego. Kandi zabaga biryoshe cyane. Yes, Miss Theodora tuguhaye ikaze, nibwo bwa mbere ukigera kuri BMC. Yego, murakoze cyane. Uyu munsi rero haraza gushya kubera ko ibikorwa byabaye tutari hano, na nyuma yaho ntabwo twagize amahirwe yo kugenda tubonana bitewe n'imyanya ya hano, ariko bigenze neza kandi twishimiye kukwakira nka Miss. Ubwo rero reka dutangire ikiganiro cyacu. Uriyumva gute kuba urimo usoza manda yawe? Ni ibintu biri kunshimisha cyane nk'uko nahereye ejo mbivuga. Ikintu gishimishije, buri mwaka ni muremure. Muri mwaka hari abantu benshi bapfuye, hari abantu benshi barwaye, hari abantu benshi bahuriyemo n'ibintu bitandukanye. Ariko twebwe nubwo tudasoje umwaka tuvuge ngo tusoje umwaka runaka, mu mwaka w'ubumisi, ndashima Imana nyine yaturinze tukaba tusoje amahoro, twarageze no kubyo twifuzaga. So ni ibintu binshimishije. Ntabwo wumva uyu mwaka bibaye bibi wihuse kubera ko wari ufite 6 wenda igiye gutwara abandi, ako kantu ntabwo kari kukuzamo? Oya, ikintu cyiza kirenze nuko uyu mwaka nawukoreremo ibyari bikwiriye. Ibyo nasezeranyije ubwoko cyangwa se abantoye, wenda nari kuza kubabara iyo uza kurangiye wenda ntarageze ku byo nifuje, ariko kuba narabigezeho nta kibazo. Wigeze ugira inzozi mu bwana bwawe ko one day uzaba Miss? Mu bwana bwanjye warabyifuzaga basi nka Deborah nkuko we yatubwiye ati njyewe narabibonaga mu Rwanda nkumva naje one day nakwiyamamaza nkazaba Miss? Byaje ntangiye gukura. Imyaka y'ubukurire nyine 10 n'ingahe, 12, 13 niho nagiye mbikunda. Numva numva ni ibintu nkunda kubera ko njye nakuze nkunda ibintu byo kwamamaza. Njyewe hari igihe narotaga ndi nko mu modoka ndi kugenda nibona ku byapa, so ni ibintu nyine nakuze nkunda muri njyewe. Numva bikunda. Ngeze high school nabikozeho bamisi ikigo. Wigiye hano nawe? Yego, nigiye hano guhera mu mwaka wa 7 kugeza form 4. Warangije form 4? Yego. Wow, ubwo rero ahubwo nibwo ndimo kumva ibintu neza. Ikamba murarikuye rwose kuko n'abakobwa bake hano bagira iyo courage yo kwiga kugeza bageze aho ngaho. Hanyuma rero uje kwiyamamaza, wowe niki cyagupushinze kugira ngo uje kwiyamamaza? None kubera ko ari ibintu nakundaga, njyewe ntabwo nari nabonye iriya post ya Miss Murenge kiri kuza. N'abantu bayimpaga bakambwira ati genda ibintu byawe byaje, bantera courage. Mu buryo abantu bari babikuziho none? Cyane. Abantu benshi barabinyeretse bakambwira ati ibintu byawe byaje, genda. Bakomeza kubimbwira, ariko njyewe nakuze ndi umuntu utinya abantu. Sinzi nimba navuga ngo ntinya abantu cyangwa se utinya public. Ngira isoni nkavuga se nahera hehe, ntambuka imbere abantu, ngenda imbere abantu ngafata mikoro nkisobanura nkavuga iki n'iki. Njyewe birangora nyine muri njyewe, ariko bitewe n'ukuntu abantu bari bafite icyizere, ndavuga ati wenda nanjye reka ngende ngerageze. Wenda byacamo. Hari akantu nari nsimbutse ariko numvise k'ingenzi. Wariyamamaje ku ishuri uvuka kuba Miss? Yego. Ku ishuri ry'Abanyakenya? Yego. Ho byari bimeze gute? Yari competition, mwari benshi, byari bimeze gute? Ibyo byari ibintu bya talent show. Habagaho modeling. Ibo ntabwo ari ibintu mwagendaga mu musobanuro ngo uvuge imishinga. Oya, yari modeling, umuntu utsinze akaba ari we uba Miss w'ikigo. Yego.
hano rero ugiye muri competition ya Miss Mulenge mwari benshi abakobwa bagera kuri 22 kuba ari wowe ushutse ugahabwa ikamba ubona ari cyo warushije abandi mu by'ukuri ntacyo kandi warabarushije na kimwe njyewe nta kintu nabonaga mbarusha tuvuge ko barenganyije abantu baguhaye ikamba utarikwiriye ni kwa kundi nyine cy'umuntu ntaho kijya ariko hariya ntabwo ari amahirwe akora n'amahirwe arimo abajaji niba bari bahari urumva hariho criteria bagendeyeho bakavuga ati umukobwa agomba kuba afite ibi asa gutya yujuje ibi byumvikane ko ari byarushije abandi kuko wumva utabivuga ibyo ngibyo wenda njye ntabwo mbizi n'abajaji babizi ariko bitewe n'ukuntu njye nabonaga abo turi kumwe bose bashoboye benshi banandusha ubwiza physical wumva bafite imyumvire yagutse wumva bafite imishinga yumvikana cyane wowe ibibazo byabajijwe bumvise bagenzi bawe barasubije neza mu buryo wasubijemo yego wenda hari ahantu twagiye turushanwa amanota wenda mu mitambukire ibintu nk'ibyo bagendaga bareba ariko nko kuri final ndumva abantu bakoze ibibazo byose ari benshi bashobora kujya nko muri 3 hari ibibazo hari ababyita ngo n'udutendo twagiye tuba abakobwa bagiye basubiza hariya ugasanga umuntu avuze ikijambo ca danje umuntu baramubaje se igisirikare cy'igihugu cyanyu citwa gute tabe yakimenya abandi babaze bo uzakora iki ati nzakora abanyamurenge bose mu gihugu n'amagambo asoundinga ukuntu ku mukobwa ugiye kurangaza ubwoko imbere so umva noneho mwari muri class imwe wenda iyo niyo myumvire bafite bitewe n'ahantu twagiye dukurira buri muntu wese wenda njye ababyeyi banje bashobora kuba banyigisha bakambwira ati mu bwoko bwacu bigenda uku cyangwa se imyumvire yanjye ikabimbwira ikintu runaka sinumva ko njye nabagaya cyane kubera ko wenda uwavuze icyo gisirikare mu by'ukuri nanjye ntacyo nari nzi ntabwo nari nkizi na kiriya yavuze banze ntari nkizi so sinumva ko wenda hari amakosa bakoze cyane nk'ukuntu abantu babifashe kubera ko biterwa n'aho bakurira biterwa n'ababyeyi wenda batabigisha biterwa ariko uwavuze ko yakura abanyamurenge mu gihugu umwaka urashize abivuze ejo dukora ikiganiro twongeye kumubaza icyo kibazo impamvu yagitekereje avuga ko nuba bihagazeho we naho yasubira kuba Miss yabikora nawe wabaye Miss waratsinze kandi buriya hari agaciro wagize hari ijambo wagize muri community mu bakobwa bagenzi bawe wumva icyo gitekerezo gikwiriye oya ku ruhande rwanjye numva kidakwiriye ndetse wenda yagakwiye no kwikosora ntazajya ahora bivugaho ngavuge nkaho abishimangiye kubera ko ntabwo ari ikintu cyiza mu gihe abandi baharanira gusubira iwabo bakaba yumva n'abariyo yabazana njye ntabwo numva bikwiriye ariko wenda imyumvire yiwe ni kwimubwira yego hanyuma rero Theodora umaze guhabwa ikamba wenda ndasana uri gusubiza inyuma kuko nje n'ubwa mbere tuganiriye za nzozi zawe z'imyaka kuva mu buto mu ishuri zijya warotagura mu modoka ubona birenda kuba byo uhabwa ikambura ryambikwa nabonye amarangamutima abavyeyi bari bahari kandi mu by'ukuri nshimira abavyeyi bose bemereye abana bakabasupportinga ni byiza cyane gushikira inzozi z'umuntu kuko umuntu ni inzozi ibyo utekereza n'ibyo ubavyo so wabyakiriye gute uriya munsi yari umunsi w'ibyishimo nukuri wenda ndamutse mbivuzeho cyane byandenga ariko umunsi navuga ko nageze ku bintu nifuzaga urumva buri wese yagiye hariya yifuza ko yaba Miss Mulenge rero ko ari njyewe wabyegukanye kandi ntacyo narindusha abandi n'ibintu byanshimishije cyane wow hanyuma reka tuje mu bikorwa byawe kubera ko amagambo ni amagambo kandi bavuga ko mu kanwa hataba umusozi buriya hano ndamaze kuganira n'abantu benshi hari igihe uhura n'umuhungu uri muri protector mwatera story gatoya akakubwira imishinga ukumva uwo mutipe ni umukire ariko kubishira mu bikorwa nico cyabaye ikibazo so hari abantu bafite ibitekerezo ariko itandukaniro ry'ibitekerezo n'umuntu uvuga no kuba practical
wakoze ibikorwa byagaragariye benshi ariko ndagira ngo ubyivugire ugereranyije ku byo wari warateganyije kuzakora n'uko wakoze ubona ari ibiki wagezeho ubona ari ibiki utagezeho. Wenda navuga ko nageze kuri 60%, ntabwo nageze aho nifuzaga kubera ko nza muri Miss Mulenge nazanye umushinga w'iwacu. Umushinga w'iwacu wari ubumbiyemo ibintu byinshi, harimo gufasha abana batoya kwiga ururimi, umuco, abantu bakuru bakazajya batuganiriza kugira dukomeze tubimenye. Nari mfite gukora culture center ahantu tuzajya, sinzi ukuntu bajya babyita, n'indangamurage. I think so. Nicyo kintu numvaga cyane nagera. Ukabikorera hano Nairobi? Numvaga ntabwo dufite igihugu cyacu. Kandi mu by'ukuri umusigaye mubona nko muri Amerika abana usigaye mubwira ati vuga n'ijambo rimwe ry'ikinyamurenge rikamunanira. So aho kugira ngo tuzakomeze turindire wenda igihe tuzabonera igihugu, byaba byiza dukomeje kwigira mu mahanga turiyo kugira ngo wenda tuzagirirwa amahirwe tugataha iwacu tuzagenda hari ikintu tuzi. Nari mfite gahunda yo gukora ikintu nk'icyo nubwo kitaba kirenze wenda tukamenya, kubera ko hari igihe ngenda nibaza impamvu inka mu bwoko bwacu ifite agaciro cyane kurusha ibintu byinshi, ukumva ngo hari bamwe bazirahira. Njye nari mfite amatsiko y'ibyo, nkashaka wenda nkavuga ati inka yavuye he, tukaba dufite ubusobanuro bwose bw'ahantu inka yavuye, tukaba tuvuga ati imirara yavuye hehe, imirara n'iyi bihurira he. Njye nicyo kintu cyane numvaga nageraho ariko ntabwo ndakigeraho, bitavuze ko wenda hari ibyo nashakaga nagezeho, niyo mpamvu mvuga ko mbiha 60%. Ariko urumva ko wagerageje. Ndagira ngo wibutse abantu ibikorwa wakoze nubwo nyine bihari, ariko ibyo wakoze ni bihe wabikoreye? Igikorwa cya mbere nakoze nagikoreye mu karere ka Kasarani, cyari cy'urubyiruko batwigisha kwimenya. Niyo title twari dufite, kwimenya. Ni wowe wateguye training utumira abantu? Yego. Ni njyewe wayiteguye, ariko mu by'ukuri kubera ko nanjye nari nkeneye kwiga twatumiyemo abantu bakuze kugira ngo duhugure. Igikorwa cya kabiri nakoze nagikoreye mu karere ka Kayole, nambika abapfakazi ndi kumwe na mugenzi wanjye Deborah. Icya gatatu nagikoreye mu Bugande, mu gihugu cya Uganda mu nkambi y'Icyaka. Yego. Mbese wafashije abantu haba mu mibereho ariko kandi mukora n'amahugurwa y'urubyiruko. Yego. Ni ibikorwa byiza kandi umuntu wese ashaka kugufelicita mu by'ukuri. Kuri none rero kuba usoje manda yawe, urateganya kubaho ute, gukora iki? Ibyo nifuza nuko nakomeza imishinga yanjye. Mu by'ukuri ko nkubwiye ntabwo ndagera ku 100%, bibaye byiza nakomeza wenda nkagera aho nifuza. Ntabwo nkeneye guhita mpagarika imishinga yanjye nuko Miss Mulenge yarangiye. Iriya yari inzira imfungurira, impinzira nyine ahantu ngomba kwerekera, so ndakomeje. Ubundi wari ufite support y'abaterankunga ba Miss Mulenge, mu gihe noneho bafite abandi we mutagikorana, utekereza ko uzakura he ubushobozi bwo gushira mu bikorwa inzozi zawe? Hari abantu baba bafite umutima wo gufasha, ariko wenda hari nk'abantu urugero bari muri Amerika bakaba bifuza gufasha abantu bari aha, ariko bakaba batabona uko babigeraho wenda kubera ko bari kure. Ubushobozi ntabwo bwabura, hari ubushake. Ni 10 ngiye njyaka n'abantu bo mu rusengero cyangwa se abantu duhe mu muhanda nkamubwira ati ni 10 nawe ubwawe ndi kwatse ntabwo waribura. Haramutse hari ubushake ntacyo tutageraho. Muri bagenzi bawe rero bambitswe amakamba, igisonga cyawe cya mbere Miss Culture, hari n'abandi batambitswe amakamba ariko bafite ibikorwa bakoze, abo ushobora kuriorganizinga ni bande? Ni bose. Kubera ko mu by'ukuri n'abatarabonye amakamba hari icyo bakoze. Na Sabine, Anita, n'abantu bakomeje gukora ibintu byiza biteza ubwoko imbere, bifasha ubwoko. Mu by'ukuri kandi nta kamba bafite. Miss Louise, Miss Denise, ni benshi. Ntabwo nabavuga bose, hari n'abagiye ba Esther bagiye bakorera ibiganiro by'urubyiruko, ni benshi mu by'ukuri. Yego. Hanyuma Miss Theodora, uro gushimirwa ku bikorwa byiza wagiye ukora. Ndagira ngo wenda ngaruke ku kabazo kamwe,
iyo uri imbere y'abantu, iyo ufite status runaka, abantu benshi bakwibonamo, abantu barakuvuga bakavuga utandukanye, nibisanzwe iyo uri umuntu w'abantu. So mu minsi ishize hagiye havuga ko Miss Theodora yasohoye video yambaye ubusa, kuko twagiye tubona n'abandi bakobwa benshi babikoze, ariko ngize amahirwe kukwibonera noneho. Ibyo bintu byaba byarabaye, nimba bitarabaye ubona byaratewe n'iki kugira ngo bakuvuga abantu kuri none ngo wambaye ubusa kandi uri umukobwa w'intangarugero mu bwoko? Ibyo bintu ntabwo byabaye, kuba barabivuze ntabwo nzi impamvu yabyo, ariko mu by'ukuri ntabwo nawe ndi uwa mbere. Umuntu wese hari ikintu agezeho uba witeguye kuvugwa neza no kuvugwa nabi, kubera ko ntabwo ari abantu bose baba bakwifuriza ibyiza. Yego. Ikindi kibazo nakibaje mugenzi wawe, usibye kuba warafashije abantu kuko inzozi zawe zari zimeze, wowe ico byagufashije nkawe niki kuba warabaye Miss umwaka ushize? Ico wagezeho, ico byagufashije ushobora kubwira umukobwa wifuza kwiyamamaza camukurura nawe akiyamamaza niki? Ni byinshi. Bibiri muri byo? Njye nahindutse physical ndetse n'imitekerereze. Mbere naritekerezaga njyenyine, ariko kuva mbaye Miss Mulenge byansabaga gutekereza abantu benshi. Nkavuga ati wenda nimba ari abakobwa natekereza iki kugira ngo abakobwa tukigereho, urubyiruko muri rusange. So byanyaguye mu myumvire. Hano inyuma hari ukuntu naba ntakitwara nk'uko nitwaraga mbere. So ni ibintu byinshi. Njyewe kera nkiri umwana, noneho ngenda umuntu ugira, sinabivuga gute, iyo mbonye umuntu ababaye nanjye ndababara. Iyo mbonye umuntu kandi hari umuntu wambwiye ejo bundi ari kureba ikiganiro hariya turi gufasha abapfakazi, musuki Theodora buri gihe azavuga nk'ugiye kurira. Simbizi nanjye, ariko niko nteye tu, niko meze. Iyo ndi kubona umuntu wabaye nanjye ndababara. Kera nkiri umwana mutoya, rekana byo kuba Miss igihe natangiye kubitekereza, kera nkiri umwana muto cyane numvaga nshaka kuzafasha imfubyi n'abapfakazi, kubera ko hari ibitaro twari duturanye naravukiyeho. Njye nkunda abana cyane, nakunda kujya kureba abana buri gitondo, bumwe ngacika mu rugo kugira ngo ngende kureba utwana twavutse cyangwa se abana bazanye kwa muganga. Noneho nkasanga wenda hari nk'umwana babyaye nyina agahita apfa. Nkabitekerezaho cyane kandi nkiri umwana mutoya, nkavuga ati njye ndamutse ngiriwe amahirwe nkazaba umukire mu buzima bwanjye, nakubaka ikigo cy'imfubyi nkazajya njya mu bitaro, tuno twana twose ababyeyi baba bapfuye bagasiga nkadutwara. Noneho Miss Mulenge ituma wenda mfasha abapfakazi, numva wenda hari ikintu ngezeho nifuzaga nubwo ntarabigeraho neza nkuko nabyifuzaga, ariko ni ikintu nagezeho n'ibindi byose. Wow, ni byiza cyane, umutima w'urukundo wo gufasha abantu. Ubwo uzabigira uracari muto siko bimeze, kandi nimbugira n'imbabazi Imana izaguha abana. Nabibonye ufite imbabazi cyane. Yeah. So mu rugo ababyeyi bawe, abavandimwe, kuva ubaye Miss ni kubona cyahindutse mu busabane bwawe hagati yawe nabo? Mu rugo nta cyahindutse kirenze wenda nko muri famiye rusange, wenda niho cyahindutse, ariko mu rugo mu nzu nta cyahindutse. Uracari umwana wabo Theodora? Ndacyari umwana wo mu nzu. Muri quartier ubona bagufata gute iyo ugenda mu muhanda, iyo ugiye ahantu hari abantu benshi muri public, bona bagufata gute? Ndavuga kuva ubaye Miss n'ubuzima rubayemo. Biratandukanye. Wenda muri quartier usanga hari nk'abantu duhura bakifuza kumvugisha, akambwira ati wenda njye nayo nkoze kuri televiziyo, kuri phone, nkeneye ko tumenyana. Mu bijanye uri umukobwa kandi mwiza, uretse no kuba warabaye Miss, uko abahungu bakuvugishaga bagutereta bakurambagiza, no kuba warabaye Miss ubona ariko cyahindutse? Ahubwo bose sinzi bayigiye n'abamvugishaga. Baragucitse? N'abamvugishaga bose baragiye. Sure. Yeah. Ariko banza biterwa nuko hari amakuru nagiye numva ngo umuterankunga wa Miss Mulenge Sam K Dodos ngo muri mu rukundo nawe, ntibishobora kuba byarabaye impamvu abantu bitaza turi yakera yabaye booked?
ayo makuru batubwira aho bayakuye aya ntabwo ariyo mpamvu ahubwo wenda wasanga wenda barahise bibwira ko wenda nakwirata cyangwa se abo navugishaga wenda nahita mbona mbagiye hejuru mu by'ukuri kandi atari byo ariko urebye nyine bariyongereye yego ariko ntabwo bazaga kuko nk'umuvuduko wazanaga mbere nk'uko bamvugishaga mbere. wowe muri wewe ubundi hari mu buzima hari urwego ugeraho ukava ku bintu bimwe ukava ku bantu bamwe bitavuze ngo urabanze ariko ba bantu musabana ukumva hari abantu bari muri classe yawe mwaganira ni nako baca umugani ngo amaboko aresha niyaramukanya buriya umuntu uri ku rwego runaka ari umunyacubahiro ntavugana buri wese umukire avugana n'undi mukire umuntu wese avugana uri muri classe yiwe kuva ubaye Miss rero icifuzo c'amahitamo y'umuhungu kuko bavuga ko umukobwa adakunda hitamo ashima icifuzo wagiraga c'umuhungu w'inzozi za muzabana niyo wateke cyangwa Yesu uhinduruza n'undi uri ku rundi rwego uwo muntu ameze ate? njye ntabwo njya ntekereza mvuge ngo ameze ate hari abamwe bajya bavuga ngo akaba muremure wenda nakwifuza umuremure kubera ko njye ndi mugufi ariko urebye ntabwo navuga ngo muremure ngo w'ubwanwa nk'ibintu abakobwa bajya bavuga kubera ko nshobora kubivuga nkazahura n'utari we mu by'ukuri njyewe inzozi zanjye umuhungu w'inzozi zanjye n'uzankunda nkamukunda tukubakana naho fiziko ni ariko nta kintu ushingiraho kuba wavuga ati njyewe yego urukundo rubaho kandi bavuga ko ari n'impumyi ntawe umenya aho guherekeza ariko kandi nk'umukobwa ubona proposal z'abahungu benshi dushobora kuvuga ati nzakenera umuhungu umeze gutyo ufite ibi n'ibi umva ko uwo ari we wese utitaye kuko ameze n'uko ateye wamwemera aramutse yubaha Imana akuba ababyeyi abanyamurenge bose bubaha Imana ntabwo bizi ntabwo ari bose hari ababyiyitirira ariko bitari byo umuhungu w'umuyumbe cyangwa oya ntabwo nkeneye umuyumbe nkeneye umukristo biratandukanye ariko abayumbe ni abakristo kubera iki bita abayumbe nimba ari abakristo none ubonye nk'umuhungu wo muri Air Force ni Air Force yarya ntabwo bamwemera namwemera twaramutse twashimanye yes Mr. Dora rero niwe turi muri ikiganiro ndagira ngo mubaze akabazo kamwe ku kintu gikunze kuvugwa muri societe kandi kimaze kugira imbaraga cyane mu bakiri bato kijanye na uburinganire donc mu gifaransa bavyita parité no buringanire so uburinganire ni ikintu kitavugwaho rumwe n'abantu benshi aho abagabo benshi usanga bavuga ati ntabwo umugore yakora iki nanje mwikore ntabwo nakora ibi umugore ahari umugore ati nanje igihe tugezemo tugomba gufatikanya natwe turashoboye ibyo abagabo bakora twabikora Miss ico kintu cyumva gute wowe wakivuga hiki ngiye ku ruhande rwanjye ukuntu numva uburinganire ntabwo tuba tuvuga uburinganire ngo nimba ushatse ndi umugore wawe nzajya nunama mu nzu nawe woza amasahani ngiye ukuntu numva uburinganire tuba dushaka kuvuga ni hahandi reka nguhe nk'urugero ngewe Theodora kano kanya ndamutse nguze imodoka kano kanya nkubaka inzu mwebwe muhita mwisetinga mu mutwe ko ari umuhungu wabimpaye ngajya mu bagabo ni umugabo wabimuguriye mu by'ukuri ukumva ko ikintu umuhungu ageraho kubera icyo umukobwa atakigeraho ikindi ugasanga wenda ngewe ndamutse ndi umugore runaka w'umuntu nimba mfite akazi keza ubu byarahindutse abakobwa bane nabo batsinda cyane mu mashuri nimba ndamutse ndi umuganga umugabo wanjye wenda akora akazi k'ubucuruzi runaka wenda katamwinjiriza kurusha uko ngewe kanyinjiriza ugasanga umugabo arakubwiye ngo icara ngewe nkore kubera ko ni nge mugabo ni nge mutwe w'urugo mu by'ukuri akirengagiza ko hari abana bari ku ishuri mugomba kwishyura inzu mugomba kurya kandi umushahara w'umugore wakora ibyo bintu byose ariko kubera ko abagabo bakunda icyubahiro cyangwa se ntabwo bakunda icyubahiro bamaze kwisetinga reka mbanze nguce mu ijambo ya free muri Bibiliya turakijijwe Bibiliya ivuga ko umugabo ari umutware ari umutwe w'urugo umugore ni umufasha
ni ukuvuga ngo iyo ni babyita autorité naturelle, ni ubutware bavukanye, ni autorité Imana yabahaye bavukanye. Kuki mwumva mwebwe abagore mugomba kunganya uburenganzira kandi atari ko Imana uzi ko mwavuye mu rubavu rw'abagabo? Ntabwo tubihakanye, na Bibiliya irabivuze ko ivuga ko turi abafasha, ntabwo turi abakozi. Noneho hari igihe nshobora kuba mfite ako kazi keza, wenda ukavuga yego, wenda uri umugabo ufite iyo myumvire myiza, ukavuga ati Theodora jya mu kazi, wenda ukorera njye nzajya nguma mu rugo. Wowe mu by'ukuri wowe uri umugabo wanjye ukaguma mu rugo, njye niriwe mu kazi, nirirwe mu kazi, ntahire mu kandi sange nta byombo byogeje, nta inzu ntikoropye, ibiryo ntibitetse, abana basinziriye mu ntebe, uri kumva? Mu by'ukuri aho ngaho ngizwe nk'umukozi kandi naje ndumufasha. Nimba ari njye wagiye gushakira urugo, wenda mu gihe wowe nta kazi ufite cyangwa se mfite akazi keza kukurusha, ntabwo mvuze ngo fata itorosho uname mu nzu, uri umugabo wanjye kandi icyo cyubahiro ndakiguha. Ariko wenda avuga ati sheri cyangwa se aya mazina yose mujya mwitana, nagize gutya, nakoze iki n'iki, navuye mu kazi urarushye, wenda mbere yo kuryama kora iki, nawe wenda wangabanyirije. Ariko se ni gute mwumva ngo akazi ngo nakabagore, ngo gukoropa ni by'abagore, koza amasahani ni by'abagore, kugira gute ni by'abagore? Yirirwe mu kazi atahe, abana basinzire mu ntebe ntibararya, inzu ntikoropye, amasahani ntiyogeje, ngo kubera ko ari akazi k'abagore. Mu by'ukuri kandi akibi iwabo yarabikoraga, ariko kubera ko ngo yashatse ntabwo yafasha umugore aruhe mu mutwe, aruhe umubiri, kandi yaraje ari umufasha atari umukozi. Tibizoroha. Ariko sasa ndatekereza ko nta mugabo wanga ko umugore yamufasha no gufatikanya ubuzima, ni byiza cyane. Ariko tugarutse mu mirimo bene iyi mito mu rugo, biragoye. Ega uzi ko umuco nawo ugira impact kandi abantu bagizwe n'umuco wabo. So mu muco wacu uje no muco wa Kinyafrika, ibyo biza cyane mu bazungu. Kugira ngo wicare hano Theodora, umugabo agenda guterera ipasi, umugabo agwanagura inkweto akuzanire, umugabo wasase muri kumwe mu nzu cyangwa agende yoza amasahani, umva wowe watinyuka ko umuntu w'icubahiro nk'umutware wa mu rugo yawukora ibyo bintu? Erega twebwe ntabwo ari ibyo tuba tuvuga tu, ariko ga ni muri rusange ibyo byo gufata umwana barabafata ndatekereza ko ari ibintu bisanzwe. Ariko hari imirimo y'abagore mu nzu, njye ntabwo navuze ko wayikora mpari, ndavuga mu gihe ndahari, cyangwa se mu gihe wenda mfite ako kazi keza ukaba wakambuza uvuga ko ari wowe ugomba gushakira urugo, njye nkarera abana, ukaba wambuza wenda kugera ku nzozi zanjye ngo wicara uzajya urera abana, niko kazi kawe. Ega no kurera nabyo ni serivisi ijanye n'abagore. Uzi ko umugabo wo kwirirwa n'umwana mu akazi kose gashoboka kagakora, umwana w'uruhinja cyane oye ni ya miterere niko bimeze. None se umwana arize ndafite ibere no muhiki, ariko yo warimo umwana, uzi ko umwana ubu ngubu umuhamagara na nyina akamuhamagara yasanga nyina, kubera ko nyina ariko biri ni twebwe twamenyereye ko. Oye none se umwana ninde wabimwigishije ko abakiri muto? Oye ntawo bimwigishije, no kubera amarana umwanya munini na mama we kurusha papa. Yes, ariko kandi vuga ko abagore bagomba guhabwa agaciro, umwana w'umukobwa agomba guhabwa agaciro, ariko kumva ko mwaresha n'umugabo, urumva niba ari uburinganire nukuresha 50-50. Nibyo natwe tuba turi kuvuga, ariko ntabwo tuvuga ngo wakunama mu nzu ugakoropa mpari. Mu gihe mpari kandi ndabikubahirira umugabo wanjye nabikora, ariko mugenda hari njye ndi kuvuga mugenda hari ko iki mu bikora iwanyu mukira abasore mu biwanyu cyangwa se mu mafoye, ariko wagera mu rugo rwawe ukumva ariko ubuzima bwa foye Theodora, uzi ko bugoye abasiri batera ashobora kugira ingata isafuriya iri mu nzu, ariko arabikora ariko nabi, bitandukanye nuko we wabikora, kuko si byiza. Wabikora nabi, yego wabikora nabi, ariko uri gufasha umugore wawe kubera ko nawe aba yaraje ari umufasha. Mu by'ukuri hari ababagira nk'abakozi kandi yaraje yitwa ngo umufasha, na Bibiliya bivuga ngo umufasha. Ntabwo yego umugabo yakunama mu nzu ngo yoze isahani uhari, ariko mu gihe ndahari. Ariko niba ubyumva gutyo, noneho wa mugabo utunzwe n'urugo rw'umugore, nk'ibihugu twajemo usanga umugore wenda ari ufite amafaranga, so ati babo bari hanze cyangwa bari hanze, umugabo ntacakora. Urumva uwo mugore azamuha respect mu gihe myumvire bayihaye agaciro. Mu gihe ari urukundo azamubaha.
urukundo ubwo ubona rugihaba bitewe n'imishakire ihari kuri none, ubona rugihaba nk'uko byari bimeze? Rurahari ku bantu bake. Kubera ko ubona urukundo rwashize? ni ukubera ko urukundo rw'ubu ngubu cyane rureba ku nyungu. Yego. Urukundo ntirukwiye kureba ku nyungu? Aya sinumva ko urukundo rugomba kureba ku nyungu. Uri umuntu muzabana ibihe byose, wenda nk'urugero nk'abakobwa ubu ngubu urubyiruko rwinshi ruri gushakwa hanze, sinibwira ko ari urukundo, sinibwira ko umuntu mutarigera mubonana na rimwe mubonanye ku munsi w'ubukwe, ntabwo njye mba ndi kujajinga ariko niko mbibona. Wenda ibo baba bafite uko babibona ariko njye niko mbibona. Umuntu muzabana ibihe byose ugomba kumwiga basi ukamenya ngo wenda nimba agapangwa arakazwa n'iki, gapangwa iyo ukoze iki n'iki ameruku, gapangwa iyo ugize gutya yishima. Wenda utuntu nk'utwo dutoya ugomba kutumenya, ariko si umuntu muvugana kuri telefone irabeshya. Aka kanya umuntu yampamagara nkamubwira ko ndi kuri gate iwacu kandi nicayemo hano. So numva ko ubu ngubu ari inyungu cyane berekeje atari urukundo. Yego. Okay. Yes, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Waba ufite amakuru ya Miss Mulenge ikurikiraho igihe izabera? Amakuru mbifiteho. Ariko uzi ko kuba murangiza manda hari indi igomba kuza? Yego. Niki wabwira rero abategura Miss Mulenge, niki wabwira abayitegurirwa? Abayitegura nabwira ko bazongeraho wenda ibintu birenze. Wenda mu bajaji bakongeramo abajaji babyigiye cyane babifitemo ubumenyi. Birashoboka ko hari ababigiyemo batabifitemo ubumenyi? Oya, ntabwo ibyo navuze. Nyine hari ukuntu ikintu kiba cyiza kandi kikaba cyiza kurushaho. Nibyo nashatse kuvuga. Abazitabira nabo bahaye courage, bumve ko bashoboye, ntibazatinye. Nanjye wari umeze kwa kundi narabishoboye, wowe urinde utabishobora. So bazaze ku bwinshi. Ariko Theodora, niba ari uko guca bugufi biva mu bwenge, umuntu wese uca bugufi aba ari umunyabwenge, ntagipfu gica bugufi. Ariko hari ukuntu mu mivugire yawe wumva ko ufite humbleness iri ku rundi rwego, utari kumva ko hari ikintu wari ushoboye. Nabyo birakenewe kumva ko hari icyo wari ushoboye, hari ubuhanga wiyizeho, hari ugomba kubivuga nta kibazo kirimo, ntabwo ari ukwirata. Iyo ntaza kuba nshoboye ntabwo nari kujyayo. Napana kuvuga rero ngo nanje wari umeze kujya kandi uri mwiza n'ibitekerezo byawe wanasubije n'ibibazo. Navuze bitewe n'ukuntu njye nteye, ntinya abantu, ntinya kamera, ntinya kandi kuriho kandi wabwira abantu. Wenda umaze kumenyera, ariko mbere byarangoraga kuba nahagarara imbere y'abantu. Ibaze ko kundi mujya muva gusenga akenshi muhagaze hanze ukabwira nk'umuntu ati mfata ifoto, njye ntabwo nafata, wari kumfata ifoto umuntu ampagaze iruhande. Umva uburyo natinyagamo abantu, ariko ubu ngubu nshobora kujya kuri kamera nkavuga, nshobora kujya imbere y'abantu uko baba bangana kose nkavuga. So niyo mpamvu ndi kubabwira ko umuntu wese wumva afite igitekerezo cyo kujoininga Miss Mulenge, utitaye ku bintu ibyo ari byo byose ngo sinzi kuvuga, sinzi icyo, ariko ufite ubwo bushake, bazitabire ku bwinshi. Muri future yawe urateganya kuzakomeza kuba Miss Theodora ukora ibikorwa byo gufasha gusa cyangwa hari izindi nzozi ufite? Ndamutse nkomeje umushinga wanjye ubuzima bwanjye bwose nzanshimisha. N'umugabo wawe uzumva azagushigikira. Yego. Hanyuma niko utekereza ku gihugu nk'umukobwa wabaye Miss uri hanze y'igihugu ciwe, uri mu buhungiro? Ikintu ntekereza ku gihugu cyanjye, wenda ntangiye kubyumva ubu vuba, kera ntabwo nabyumvaga. Kera nk'umuntu ngambwire ngo ese ngo mwazagiye kurwanira igihugu, numvaga uyu muntu ari kutubwira tujye kwiyahura. Ntawe uzi ujyayo ngo amare icyumweru none ari kutubwira natwe tugiye, ariko kuri ubu ngubu nsigaye mbyumva cyane. Ntabwo tuzakomeza gutegereza. Twavutse izi ntambara ziri kuba zirakomeje, nidutegereza ngo tuzabone igihugu, ni ukuri sinumva ko byadushimisha cyane turamutse tubonye igihugu ari abandi bakirwaniriye. Njye numva ku giti cyacu twagenda tukarekana na Amerika, wenda hari ubuzima bwiza, bitavuze ko hari abari bavuye muri Amerika. Hari abariyo bavuye muri Amerika
kubera urukundo rw'igihugu cyabo so nanjye numva biramutse bishobotse ku gihugu cyacu cyangwa se ubwoko bwacu tugerageza abantu bagifite imbaraga simvuga wenda abasaza bananiwe abantu bagifite imbaraga kuvuga kujya kurwana so kuvuga ngo nuko ufite imbaraga nyinshi ngewe n'aka gataye kanjye ntabwo n'imbundi ndusha imbaraga ariko wenda hari icyo wakora gutabara so kujya hari icyo wakora wafasha abantu mu bitekerezo wafasha abantu ni ibintu byinshi wakora ariko wenda ukazajya uvuga ati nanjye twabonye igihugu harimo ukuboko kwanjye wenda nanjye hari icyo nakoze. Wow, it's amazing. Reka dusoze ikiganiro cyacu mu by'ukuri ndatekereza ko tuganira ibintu byinshi kandi tuzakomeza kuganira kandi mbashishikariza wowe na bagenzi bawe mwese abegukanye no kamba kugira esprit ya patriotisme gukunda igihugu n'ubwoko kuko niwo murongo murimo ibindi bihugu yo misa ushutse usanga ari umukobwa userukira ubwoko mu bintu byinshi so muzo mukora byose muza muzirikana ubwoko muza muzirikana urukundo rw'igihugu bizaba byiza kandi ejo hanyu ni heza wakoze kwitaba ubutumire bwacu Miss Theodora namwe mwadukurikiye muri ahatandukanye reka mbashimire gahunda za Miss Mulenge ikurikira muzazimenyeshwa n'ababishinzwe bidatinze ariko ni byiza murabona ko abakobwa bitinyutse murabona ko hari cyahindutse muri mandi yabo munaganiriye bashobora kuinspiringa bashobora kuzana change zikomeye mu gihe abantu bakomeje kubegera muzabashikira mu mishinga yabo irakomeje buri wese ari Miss Theodora ari gisonga ce murumva ko ibitekerezo na project zabo zari nziza ariko zikeneye ubushobozi muzabaganirize mukomeze mubabe hafi ndabashimiye cyane ibukore subscribe kuri BMC kugira ngo ibiganiro byacu zikomeze ubibone mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa muhumure mugira amahoro y'Imana turi kumwe nawe.